Previously. Wazanywe hano no kuntuka. Ubu nakumanyura ngiye Santana ntago. Arene wowe. Ari ibintu tararangiza. Uretse kunzamura isukari wowe. Ndabona ibyangombwa ari sawa. Reka nze mbishyure muri transfer kuri konti. Urabona byose bitagarutse se? Abaguzi babuze. Bishoboka gute se Tom? Mwese yaba Mr. P yaba na byose mushobora kuba mukeka ko ngewe Olivia ndi weak. Nanjye ndi umukobwa w'imihanda nzi neza icyo ndwanirira kandi nta mbaraga mu ndusha niba ari no kurasana twarasana. Kora kuvuga mu gihugu cyacu nayerekeranye n'ibyaha by'icuruzwa ry'abantu aho hadutse amayeri mashya yo gucuruza abantu mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye nk'Uburayi, Aziya ndetse na Amerika. Bikavugwa ko kandi abandi bacuruzwa batarenze n'umutaru aho bajyanwa mu bihugu duturanye bagakurwamo ingingo zimwe na zimwe nk'umutima, impyiko ndetse n'ibindi. Inzego z'ubuyobozi rero zikomeje gukangurira abaturage kwirinda no kwitwararika cyane cyane abangavu aho babeshywa amashuri ndetse n'akazi ariko bikarangirwa bagizwe indaya cyangwa bagakinishwa filime z'urukozasoni. Si binababwiraga subona ko bitangiye gufata indi ntera kuba twese sabagurishijwe. Yegora barabasanga ari umuntu umwe byabayeho ariko abantu bakagasanga babikabirije. Ariko mama re kuki ukunda gupinga ibintu byageze mu itangazamakuru biba bimaze kugera kure. Kera bakoraga biyishe ariko ubu ngubu baramenyekanye. Mwebwe se ntimushinzwe kubarwanya? Nimukora akazi kanyu nyine turabizeye. Ariko namwe mugomba kudufasha. Ntabwo mugomba kwitora ko mubonye ngo mujye kwirwa mu rwobo. Mama, uriya muntu uramwizeye none yabashaka kutugurisha mama. Ndamwizeye yewe. Ibyawe bindekere. Aho bihuriye n'ubucuruzi bw'abantu. Kandi wa mugore we ubwo sigasana mwongeye gukururana. Papa re wowe bindekere. Nzabikora kandi bizagenda neza. Ese ubundi aya mafaranga uri mu kusuka muri zo produits zanyu zo kujya mu mahanga uri kuyakura he? Umenye ko nibimenyekana ko nawe ufite uruhare muri ibyo byaha Gasana sinzwe, natwe ntabwo tuzakwihanganira, tuzakurega ubufatanyacyaha. Pa ubu koko wafungisha mama ni wasanga afite amakosa? Eregare nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Itegeko ririshobora kuremera riraguhana kabone niyo butarizi.
Santana, tuza tuganire ntabwo nzanywe n'amahane. Tuza tuganire nk'abantu bari civilize. Birumvikana? wese urabona navugana iki nawe mugore w'inshakura gusa. Ubona rero ko wari kugusha umugabo wanjye muri turiya dutego tw'abapolisi you snitch. Abantu bareba hari inyungu Santana. We nushaka urebe neza. Usigaye umeze nk'ikarita yavuye mu mukino. Mr. P wowe nta kintu kigukeneyeho. Ubu ni nk'impuha kigufitiye. Ahasigaye azakwirasira cyakoreza kuri Monsieur Pfire. Ariko se niba ntibeshye hari konte n'imwe kibaho usibye ubwo bukarita akohendesha rwo kujya gushopinga no gukora utundi tuntu twose. Kandi wa mugore we ukukomeza kumenyera umbwira ibyo byose ndakurase nge ntago nkinishwa kabisa. Ngewe nzanywe no kugira ngo unyibungeho tugishe umugabo wawe kuko n'ubundi nta kintu kigukeneye afite undi mugore babyaranye. Banduza n'amafaranga watwibye nge nawe tubone ikintu twavugana. Umva Santana, ndabizi n'umugabo wawe wantwariye koke kandi nzi neza ko ari wowe wagushije ibiciro kugira ngo nteranye n'abantu dukorana. Wowe rero nimba ushaka kugira izina muri iyi game ica umugabo wawe ubundi twereke uno mujyi ko n'abagore dufite imbaraga. Ahubwo reka nica ikibi Olivia ari wowe ushaka kuyobora muri no game kandi hari abayibanjemo. Ariko wanjijiwe ni gute udashobora kumva ibifite akamaro ugakomeza kuyoborwa n'amarangamutima. Uzayoborwa n'amarangamutima kugeza ryari? Hello? Yes, Marita. Ibimenyetso bya Mr. P. Ndibonye byamfasha cyane. Ushobora kuhurira kuri ofisi yanjye ejo saa 4. Uzaza witwaza ibimenyetso byose n'ibindi wamukuraho byose binzanire. Allô?
Amale nizere ko ufite ibyishimo. Mr. P ngiye kumufunga. ati Mr. P ngiye kumufunga. bafite ibimenyetso se bapare? Ufite ibimenyetso? Ibimenyetso birahari biruzuye. Mbwira neza niba idosiye yuzuye. Dosiye iruzuye. Usibye ko anafunzwe byanshimisha, ariko buriya ubundi arashinjwa ibiki? Araregwa zabu zimaze imyaka 5 zibuze. Imyaka 5 yose? Yeah. umva rero Tom, cyatumye nguhamagara. ndakumva. Ndashaka ko dufatanya. Ndashaka ko dushyira hasi umugabo wanjye Mr. P. Uri serious urashaka gushyira hasi umugabo wawe? Yes. Ewa. Kandi ndabizi ko bizatugira inyungu hagati yanjye nawe. Kuko Mr. P maze kubona ko ari kugenda acika intege, ari kujya hasi cyane, kandi ngewe nk'umukobwa wa mbere muri Kigali ntago ngomba kugwa hasi. Ngiye ndashaka gukorana nawe. Impamvu Olivia tutakorana nuko afatanyije na P. Ubwo nuko bana nabikora uburyo Olivia ntakiyamenya. Nta kintu na kimwe agomba kumenya. Ibintu byose ugomba kubikora ku bwawe. Nta kintu na kimwe Olivia agomba kumenya, habe na kimwe. Nawe tayari kabisa. Aha, deal done. Kahubwo nkuzane icyo kunywa. Ako siko nshimye uri kumbwira ngo dushyire hasi umugabo wawe. Hari icyo ufite twaheraho? Yewe. Njye mfite impapuro. Ahubwo se we hari icyo waba ufite twatangiriraho? Njye hari ibyo nari nshaka kwereka. Amafoto se wari ubizi ko afite inshoreke? Ibi nari mbizi. That's why ngomba kumushyira hasi. Yego. Ahubwo ikizima nuko nshaka kutazambera ikigwari. Neda. Cheers.